ndashishije giti Numva meze neza ndishimye pe. ariko ino minota ishize hari amateka kabisa. Twari igihe njya nicuza icyatumye nshaka nkagusiga. Wese wasigiye iki ntabwo wabonaga ko nari mpari. Arahubutse pe. Ukagihubuka ibintu byose ujye ubitegura bitware gasi. Sinahukane. None hasi? Oya uraburetse gatoya. Ko ntabwo wagenda none utateguye. None umugabo wanjye nta nubwo ari romantique. Ntabwo bebeza ntaki nukuza huko kwitoraho. Nkaha uri indaya yewe tucumu. Icyo kijya kimbabaza ubundi. Ariko ubundi kubera ko nyine mfite adresse ubundi uzajya ukomeza uzi tubikore gutya. Mbara njye se ko mari. Kuva na kera urabizi ko nabaga mari for you. Bandyohereza pe. Nganije wawe. Kongere. Uretse nawe da. Abona kuya tutari kandi. Ajya umenya ko tuba turi kwiba nyine tuba tugomba gukora pafu. Oya nta ukwiba se gute kandi mpari. Urugabo rwanya nicyo kibazo rega. Oya mwese woyoboye ubwenge uzajya umufenta ntabwo uzajya ubura uko umukubita ibikarita mu maso ubundi duhita ushaka uburyo tubona. Ndarambiwe pe ibyishimo byampfiranyemo ndarambiwe. Oya humura ukagira ikibazo. Sajya mpora niba uhari. Oya wowe buretse ubanza ujijishe urabanza ukajijisha gake gake. Gake gake nyine ni ibintu subizi ko ari gake gake nyine. Yego. Numva nyine byararenze kuba nshaka ko twiba mba numva nshaka nyine ko bimenyekana. Numva urwo rwego bihagaze warwaye umutima. Ariko ntugire ikibazo sibisi. Twongere mbabarira. Oya buretse ariko buretse ariko. Buretse mwana. Cyako kuvuga ntabwo ubona ko nawe mugena hereye. Sinari narushye namba ngomba no kuruhuka mo gakeya. Tubiri ntabwo natwemera ntibinaba. Buretse ko mpari se cyanze cyo rana waraza atinze twambwiye ko se yagiye ahantu kure. Yagiye kure mu misozi. Ariko mu misozi aza bwije. Nagare buhitaza ariko. Ahubwo se uva nkubwire. Namubeshye ko ngiye kujya kurara mu masengesho. Tukifatira karoje tukiryamira. Nabyo birashoboka. Guys. Nyibukije kera shanga ufite uburenganzira busesuye. Nta kibazo kabisa. Njye urabizi. Siyo njyamye hano. Bari televiziyo. Numva umugabo wanjye gihanda. Mbega ubuzima we. Nongera njyana kabisa. Ndanezerewe ndanyuzwe ndumva nishimye we. Nakagira ikibazo. narigenje none arangije agenda kikoze mu nyoka hora kare hari hano narakaca aragaca Yenda.
Kende. Shit. Kwinginze mbabarira. Ndi umugore w'ikigoryi, ndi umupfapfa, ni indaya, ndakwinginze mbabarira. Satani yanshutse nuko. Sheri wambabariye ko. Basi mvugisha ndakwinginze mbabarira, ntabwo nzabyongera. Ndabyemera ndi n'ikigoryi, ndi n'igicucu, mbabarira. Satani yanshutse n'ukuri, ubundi ntabwo ariyo ngeso ngira. Sheri basi mvugisha, mbwira ko umbabariye basi, ni ukuri mbabarira. Sheri wambabariye koko, basi mvugisha. Sheri wambabariye, mbabarira nuko musabye imbabazi mbikuye ku mutima. Uriya muhungu yaje yanamye inzoga ndasinda nguciye inyuma, ariko ntabwo ndi indaya nuko. Satani we unsenyeye urugo. Sheri wambabariye, mbabarira ndakwegera. Hamagara na mama wawe na papa wawe n'ababyeyi banyu, ndabasaba imbabazi bose, ni ukuri ndakwegera. Se basi wamvugishije. Sheri wambabariye. Sheri wambabariye koko. Sheri basi buka iminsi ya kera yacu, ndakwinginze umbabarire. Narakosaga ukambabarira, ni ukuri n'uyu munsi ongera umbabarire. Sheri basi ntabwo ubona mu maso yanjye ko ntabikoze mbishaka, mbabarira. Sheri mbabarira ndakwegera. Igihano cyose uri bume ni ukuri ndacyemera, ariko mbabarira. Se bose wamvugishije. Mwana we. Sheri nishaka unkubite ndabyemera, nakoze amakosa, mbabarira. Sheri mbabarira. Sheri ukuri ndakwinginze mbabarira. Ntutegeka ko ngendana mu muhanda nkabwira abantu ko naguciye inyuma, ndabivuga. Ndakwinginze mbabarira. Sheri wambabariye. Sheri Mana nikoze wowe, nabigenze gute none? N'ibishyika iwacu baranyiciwe. Nabigenze. Sheri Reya mushiki wanjye. Masitese mo hasi yampobera ko. Kutakimpobera. Akuribuka ko kera ajya kunsurira. Gasuri fufuti nawe Yesu arasa gasura. Niba umugabo y'umukora bya bindi. Ubu nsigaye Mana yagasanje gusura nkajya muri toilette. Rahira. Tabimenye no bwaro ubugoryi bwo mu rugo. Ngabunda ya gusura nkirukanka nkajya muri toilette. Ukabirekura. Abo zikuntu cyagiye mama yajyaga kwirukankaho n'inkoni. Nugiye kwitaze ngo mango ndaneye.
ariko mana mbona nawe bimeze ariko wajya bite umenya ko nakuze ubu ndabaye umubyeyi ejo bundi uritegura kwakira akabebe dore reka sinakubwira ubu nabaye umubyeyi shawe bimeze bite meze neza cyane se dativa muracyavugana yewe dativa ari barishya ari yangiriye ko nashatse mu mujyi niba ari igiki kuva nashaka ntaramvugisha nawe yarakobanye ndanamuhamagara ntanyitaba yarakobanye yirirwa agenda yabuze n'umuntu wamwizera baba Mariya bose bameze gute biraho njya mbona biraho nyine na za nduru zabo baragisiga acuruza inyanya ku gasoko zigacuruza inyanya ku gasoko Yesu yarandengeye n'ukuntu we yari cyiza mama se ameze ute mama nyine ameze fresh na papa papa ntakigasomaho ariko reka mama yaramukarumye cyane ubizi amahane ye ariko yakanzwe na muganga buriya mama se n'icyo atari yarakoze muganga nawe wamukanze cyagiye arwara nese bofura ari hehe noneho ra erega mbamukumbuye ko ajya agira gutya akanyikubitira na gitanu wowe n'ubugugu ugira ubundi se wowe ubundi se reka tuvugishe ukuri ubugugu wabukuye ko nta muntu w'iwacu ugira ubugugu nushaka umugore uzabibona inshingano ziba ziyongerewe ndi kujya guhaha imyenda ya bebe ngakora iki ubwo none se arahari arahari none se uvuye ubundi kuje utaduteguje hirya hari umuntu yagiye kwishyuza udufaranga nawe nkujeho da abantu bo mu mujyi nabo barahindutse pe ibaze guturuka mu cyaro nje mu mujyi kwishyuza umuntu ambwiye ngo nzi ngo yani ntabwo yaguhaye twabonanye ubu nsubiyeyo gutyo gusa ngaho ni karibu ndi kwihuta danjye ndi kugenda ntuzi ko ingurube zanjye nta muntu wazahiriye se kakantu mara wigize umunyacyaha niyo mpamvu nakwinjize ngo uze tubane mu mujyi wa byaro naba mu mujyi za ngurube ze zikahirirwa nawe ntacyo uzampa ikibwana nawe nzakubwaguza reka muhamagare musuhuze ari mu nzu namuhamagare danjye ndi kwihuta ntabwo ntinda ku izina ry'Imana data nta mwana ntara mutagatifu nese uyobeye ko nashatse mu bakatolike nese kujya kureba umugabo wawe ni ngombwa ngo ukore ikimenyetso kubera ukuntu mwubaha mukunda uri umugande se ko bagajya upfukama umugande niwe ugenda imbere y'umugabo we ukajya kubona kubiza igipfukamizo hasi ngiye mushyika imbere nkagira nti ushimwe nyagasani wamumpaye oya mumbwirire ndi kwihuta mubwire Sheri se sheri igihe nahereye nguhamagara ni ukuvuga ko utari kunyumva ngwino dore wa musaza wanjye Bowazi yaje kudusuhuza araje yari avuye muri dushe bofure bimeze biteze cya bofure nkunda pe umeze neza cyo ntera byisi ntabwo urasaza bofure urakomeye ni ukuri kw'Imana reya umugabo buriya mu babofure ngera subizi ababofure batatu bose uyu nguyu niwe njya nemera ubundi n'umwana ngenda bakunda cyane dore nari manutse ngiye kwishyuza amafaranga hariya ariko nta kintu bibwira sha ibiki nawe bitagutambukaho oya ndi kwahirira ingurube nge ntabwo ndabitekereza yigize ikinyacyaro cyane ahubwo nzaguha ikibwana kubera ukuntu ngiye nkwemera uzababwaguza mwembi reka bofu uzi ko cyagiye ibihumbi 20 naguzemo ibibwana ibyo bibiri urebye ukuntu bingana kandi hirya iri iwanyu abakiriya baraboneka bajya uzifumbira abantu uzaza rero gukurira sheri wanjye ubwatsi ba peripeto bajya baza kungura ifumbire uzaza gukura ubwatsi rero uzi kwa kugabiye sugo sheri sibyo bofure umusaza ameze ate n'umukecuru umusaza araho arakomeretse ko yari amaze iminsi arwaye ariko nyine ari gukira ari gukira asanzwe twatubara ko mu zabukuru abarwayi za rusoka na za byose nyine bimwe bya rusoka bisoka abasaza ariko umukecuru kameze neza ameze neza mama namubashije se boyfriend nuko utafite morale nk'iya mbere nk'iya kera umfatiranije ariko amaze iminsi nyine yaranarwaye
mushiki wanjye se ko nawe agomba kukwitaho arabishoboye nawe buriya arabizi ntajya asuzugura yibeshya agasuzugura nkabibwira mama urabizi mama ntabwo yabidutoje ibyo yagukubeta mu mucanga wumva ni uwa mbere bofu nyine ngewe ndi kwihuta sanze nyine ngewe nuko nanze kurenga ku rugo ati si umpuye n'umuntu akakubwira ati ko mbonye bofu atambuka ni wa gatandatu wa nyuma iyi none wari uje kwa amafaranga y'itsinde okay ahubwo se biriya birori ya birthday ya kakarumuna kanjye ntimuzamuhari se twabura kutazana ndahita nkabwira ndabizi arasimbukira mu kirere sigaye nagakuza mu cyarega kubera ko nitwitiye batazanandura ahubwo se nawe ufite ikintu cyo kubabaza harya ejo sibwo uzagira birthday eshiruzi kare neje ntabwo twabyibagiwe ntabwo muzamuhari se irakome nibyo narenje kubaza ngo mbwire na ba mama bose tuzazana ndakwiyamye nta bantu bo mu cyaro nkeneye tukaza nkarya umuceri nyenyine n'inyama banyica nzashyira mu isoro rushyire mama tuzazana waretse mama nta mbaraga yifite bofure yabyemeye uzazane ntabwo nane se akigira ya modoka muri quartier yo gutwara abantu uri kuvuga abantu uza kofisi Korode se ako Korode yanadutwara muzazana n'abamukecuru mama nzamwereza iyiwe keke tuzazana ushaka kuzazana abantu bose bo mu cyaro bati ibintu iwanjye ntangire ngwane n'umugabo wanjye ndakwiye wanjye yapfuira nzaza mbirye n'ubundi kera nyankora mu nkono kanyirukaho nta kibazo ari bofure se ko zaba ari kureba bofure nyine ngewe reka ngende kangende genda nyine turaza kuvugana wenda ntuzamukura urongera ducana ntitukata gutya n'ubundi kandi yaravuyeyo ariko ukunda amafaranga ngo uri gusezera ngo baguhe akantu wenda turaza kuvugana nta telefone nasohokanye ndagukandira kwa kundi ndawutegera ko karasaba abana nyine bayi sha ari kugira amanyanga bofure reya mumbwirire nyine bayi sheri ngo bayi bofure bayi arakoherereza urasezera usubiza umukecuru n'umusaza wabwira ngo turi amahoro sawa yewe ngaha nawe genda ureke gusezera ugarukiranye ariko mwana musaza wanjye akunda umugabo wanjye sheri ntabwo urambabarira ubu ntabwo ubona ko ndi kwicuza kwera si ubwo wambabariye sheri ntabwo imva meregura urukundo ni urwanjye wapfuna sheri sheri icyandagaga ko ndi umugore wawe ugikuyemo please isubizemo ni wowe wayinyambitse ni yanjye ni urukundo rwanjye ni isezerano ryanjye sheri nzakwinginga ngese ryari koko sheri ntabwo ikosa rikosorwa irindi ndakwinginze ngirira impuhwe umutima wanjye ndi kuvunika ndagusabye guceceka gutyo biri kumbabaza basi mbanisha icyo ushaka ariko unamvugishe nsigaye nambaye ubusa wambabariye koko waretse kumana bene ako kageni ndakwinginze cecekana mbabarira
igihano cyose ushaka ariko numva nishe guceceka hasi nsubiza urukundo rwanjye Sheri please ndagusabye mbabarira Sheri mbabarira Sheri ndakunyinze mbabarira girira impuhwe kuko nanjye mu mutima wanjye ndi kuvunika ukuri narakwisheje pe nta nubwo nkwiye kubabarira niba ari nta nuko mbana zishaka ikindi gihano reka kunje ku mutima kabiri Sheri Mbese bigenze ate kwe ko ntacyo nakoze ngo mbabarire ese nabikoreye iki kwe gusa yaba ari gupanga ikindi kintu ubundi yanyica yacecetse ntari kumvugisha undi amenye mu mutima wari gutekereza iki icyaha we kiraryana koko Mana nyagasani usura urugo ndurimo ndi gukora iki kweri mugabo yanze kumbabarira burundu kuko ntabona ko yamarye bihagije ngo ngirire impuhwe ndateka ntari mu cyumba ndamushatse simubonye ubundi nogeje inkweto yanze kuzamba imyenda isigaye asanuye mufure nyambuye impeta ese kuko ntiyamanye bihagije kwe ubundi hano nitwa iki yanyambuye ubukore bwose ntanavuze bazi dore ngo nankubita ambwira amagambo nkomeretsa basi umutima w'uruhuka ntambabarira ukomeje acece ntacyo nicaye ndi gukora sindi umugore sindi umuyaya sindi umwana yarambanye bihagije ariko ntari kubibona ariko mbona birenze ukwiriye gutoranya umuryango akabimubwira no ngomba gusohoka muri uru rugo umugabo ucecetse gutya naranamuhemukiye cyane yazanyica ngomba kugenda akajya kwihana njyenyine ku makosa nakoze ubuzima bukandya imbere ya mama sinamushyika imbere Mana imyaka 50 amaranye na papa ataramuca inyuma none ngewe n'umwaka umwe urananiye mama sinamushyika imbere kuko nabikoreye iki kwe iyo ngire ku mu-ex wanjye akigendera no ngomba gusohoka ngomba kugenda aho kugira azanyice basi nzaribwe n'imbwa birangire Seshe waretse kugenda kuko tutavuganye wambabariye kweri wambabariye ukaruhura umutima wanjye ndakwinginze Sheri wambabariye mbabara nukuri uruhura umutima wanjye ndakwinginze basi mpa akanya gatoya ndagusabye Sheri ndakwinginze basi reka nkubwire akanya gatoya ntushaka uhita ugenda ndakwinginze
ndabizi amakosa nakoze sindi uwo kubabarirwa, nagerageje kugusaba imbabazi kenshi warabyanze, basi mbwira ikikure ku mutima kugira ngo ubashe umbabarire. Ndabizi naragukomerekeje, nta nubwo ndi uwo kubabarirwa, nta nubwo aya masando wo kugirirwa impuhwe nawe, ariko basi ndagusabye kwa kundi umubyeyi umwana amukosereza ntamubarakarire kubera ko yamubyaye, basi ndakwinginze kuri gihe maze iminsi undakariye, ukuri umutima wanjye wabaye nk'irimbi, niririrwa amarira nkakarira amarira, ndagusabye ngirira impuhwe, ndakwinginze umutima wawe wari ubabaye ku bwanjye, nanjye ubwanjye ntabwo nishimye, kandi nitwe tugomba kubikemura, utananshaka basi wabwira kanagenda ari kubaza ukambabarira, ndakwinginze. ubu ntacyo naba ndi kurukoramo, twashakanye ntashaka kumvugisha kugira ngo meze ntera umwana wanjye agahinda. Farize yanjye nigende, ntacyo ndi gukora mu rugo rwawe, basi hari n'ingendo uzavuga, n'ingendo uzaseka, abantu baraza ukabavugisha, bagenda ukandeba nkaho ndi inyamaswa, kugira ngo meze mbabaza n'uyu mwana ntwite, reka ngende, nibwo nguha amahoro nawe ukayabona, reka ngende njya kwitekerezaho wenda nawe usigare witekerezaho, ubona ko biri ngombwa ko uzambabarira uzampamagara, kandi nubona atari na ngombwa basi uzibuke ko nkuye hano inda yawe, basi kumbabarira. Narakushije ariko wangosoje iki? Wangoshoje kunshyira muri gereza. Basi niba kumbabarira byasaba ko wahamagara abantu, uretse tukabahamagara, ariko ukareka kunshyira muri gereza. Babarira umanze nkubaza, mu buzima bwawe cyangwa mu buzima bwacu muri rusange, ko iyo nkoze ikosa nca bugufi nkakubaza ni iki cyakuremerereje umutima, ikintu tukacyumvikanaho, ni igiki nagukoreye mu myaka tumaranye, yaba iyo kukurambagiza, yaba iyo hano mu rugo, yaba n'indi ya hambere tutaramenyana, ni ayahe mateka negeze nyuramo cyangwa negeze nkora akagukomeretsa kugeza ubwo umpemba kumbabariza umutima bene aka kageni? Wenda ndashaka kuyamenya. Ukuri nta kintu na kimwe nigeze kuburana, nta n'ikintu na kimwe wigeze unkorera. Ndi umugabo mubi, nakubereye mubi, naragushaririye. Uri umugabo wuzuye utabuze ikintu na kimwe. Nuzuye umugabo wuzuye kandi wuzuza inshingano ze. Ni ukuri ni satani yanteye, ntabwo turi ntabigambiriye.
wabonye kuba ufite umugabo umwe ari igisebo kuri wowe? Pardon? ntabwo nari nabigambiriye, niyo mpamvu aho kugira ngo meze nkuremerera. Wabonye ufite umugabo umwe byaba ari igisebo kuri wowe? wari unyuze pe, nta nubwo nigeze ntekereza. Ni igiki cyatumye usuzugura? Ubona niyo mukora ayo marorerwa mukayakorera ahandi kameme, mu buriri bwanjye, ndabyicuza, mu buriri twaryamanyemo, nzahora mbyicuza. uri umugeni kugeza aka kanya, tukabuganiriramo imishinga, tukabusabiramo ijuru umugisha, tugapfukama tugasaba urubyaro ukaba ubutwite. Uzi igihe twari tumaze tugapfukama tugarambura umukeka imbere y'igitanda tukinginga Imana, wangiza ukarwinjizamo undi mugabo iyo umujyana mu cy'abashyitsi rero, Ukuri ntabwo nari nabiteguye, iyo mujya mu mashambura asanzwe rero, ntabwo nari napanze kugucira. no, Ukuri nanjye sinamenye ukuntu No. byaje. aka gasuzuguro karakabije, Basi ndaguye. kandi n'undi muntu wese wakumva. Ukuri ndabizi nakubereye umutwaro muri ino minsi, Koko nakubereye umugore wowe nzi ariko urabizi ntabwo nigeze Cyangwa ntekereza nkuzi igice. kuguca inyuma. nkuzi igice No, mu burwayi ko twabanye, mu gihe cy'ubukene tukabana, mu gihe ndafite icyo mfite tukabana, none ubu mwami agize icyo aduha nibwo utangiye kunanirana rero. inomi uranzi neza. Ntabwo nari nateguye kuguca inyuma. Basi ndakubwiye, niba kugira ngo mbabarire bisaba ko duhuruza umuryango, ndakwemereye. Hamagara data bukwe na mama bukwe, uhamagare mama wanjye na papa, ushaka guhamagara n'abaturanyi, ubabwire ibyo nakoze. Ntabwo biri buze kuntera ipfunwe gupfukama ngasaba imbabazi, ko ibyo bintu nimbyongera n'agatanya nzayikubaha, nzaba nabaye ikigomeke. Ariko please ndagusabye. Nyumva, urugo uzi ari iki? ashaka kugusobanurira. narutesheje Ndi gushaka agaciro. kukubaza urugo uzi ari iki? Hari impamvu nasize data na mama nkiyemeza kubana nawe icyo bita akaramata, korera ko twasezeranye. Hari impamvu wasize data bukwe na mama bukwe wemera ko tubana iki? Akaramata. Njye nawe. None ni gute wumva ko ibintu byamaze kuzurungutana gutyo aribo bakwiye kurubiyobora? Reya winsuzugura bene ako kageni, reya winsuzugura, ndakwinginze please, ngarurira agaciro, kugira ngo wumve ko ngarurira agaciro, ndakwinginze, ndabigusabye. ntabwo mbivuze kugira ngo nguteshe agaciro, basi nimba ari cyo kiguzi gisaba imbabazi ni ukuri ubikore, kandi ntabwo ndibuze kugira ipfunwe byo kurambarara imbere yabo nk'abasaba imbabazi. Narakosheje, ndanabyicuza, na n'ubwo nkwiye imbabazi, ariko bazi Urugo ni urwa babiri reya, urugo ni urwa babiri. Data bukwe na mama bukwe abo ni abunganizi bacu, ariko ntabwo ari abayobozi b'urugo rwacu. Njyewe ndi umutware w'urugo reya. Umwami Yesu iyo umuntu akosheje ntabwo ahita amwica, uri kubyumva? Niyo mpamvu yitangiye abanyabyaha ku bw'ingeso mbi zabo. Inshingano mfite ni iyo kugukunda, sibyo? Ni iyo kugukunda, nkakubabarira ku makosa waba wakoze, nkakwitangira kuko ninjye mutwe w'uru rugo, ninjye wakubazwa, ninjye wabibazwa, ntabwo ari data bukwe, nta nubwo ari mama bukwe. Ikosa ryanjye nawe ni iryanjye nawe reya. ntabwo nkwiriye imbabazi.
Leya, ndakubabariye, njye ndakubabariye n'umutima wanjye wose, ndakubabariye Leya. Mbona igikomere wagize, mbona uburyo icyaha cyakuriye Leya. Twabanye unkunda na n'ubu ndacyabibona ko unkunda. Ntabwo nakemera shitani yinjira urugo rwacu ngo twishyire hanze. Leya, ntuzongere gukora icyaha ukundi. Ndakubabariye Leya. Ikimenyetso. Sinsubije. Yego. Mbabariye. Ndacyagukunda, nanjye nari ngukumbuye. Ya magambo nakubwiye kuva kera. Urambabariye. Ndakubabariye byo. Ntukagire inshuti yawe n'imubwire ibintu, ntukabibwire umubyeyi wawe, ntukagire umuntu n'umwe umenya ibi ngibi, ko satani yadukandagiriye mu rugo, tugomba kuyirwanya. Maze n'ikindi, urugendo ndarusubitse, reka twisubirire mu rugo. Ni ukuri umurasire, agukunda, nzahora gukunda, amafuti yawe ndayakubabariye. Ntabwo mbikira inseka. No, utangiye bushya, utangiye bushya Leya. Ntabwo nzabyongera. Love you. Ntabwo nzabyongera. Urukundo rwanjye, twisubirire mu rugo maze nzagisafara utaha. Ndagushimye. Ni ukuri sibyo? I love you too. Urakoze.